Umujyi wa Amsterdam mu gihugu cy'Ubuholandi ku mugabane w'Uburayi ni umujyi urimo imodoka birumvikana nk'umujyi uteye imbere kandi urimo abantu bagiye batandukanye, ariko uzyo urebye hirya no hino nubwo benshi bakoresha amagare abandi bagakoresha za gari ya moshi ndetse n'andi mabisi ubona yuko ari manini, ariko ni umujyi ubamo n'imodoka. Izo modoka iyo uri gutambuka muri uyu mujyi nta hantu ushobora kubona ziparitse, ntabwo ushobora kuzibona imbere y'inzu, ntabwo ushobora kuzibona zinjira mu nzu wenda ngo parikingi iri mu nzu, ntabwo bibaho. Parikingi z'imodoka nyinshi ziri munsi y'ubutaka cyangwa se munsi y'imihanda, munsi y'amazu, ku buryo no kuzinjiramo udashobora gusanga hari umwanya mu nzu runaka izi modoka zakoresheje zimo ziparika. Aha ngaha muri kubona ni ku marembo y'iyo parikingi. Ufite imodoka araza hano hakikingura akinjizamo imodoka ye, iyo amaze kwinjiramo hari ahantu ihagarara, uko nguko iyo modoka ye ihagaze asohokamo akayikinga neza, yamara kuyikinga hano hari imashini akoresha. Kuri ino mashini niho ajya akuzuzamo imyirondoro y'imodoka ye, hanyuma iyo amaze kubikora urugi ruhita rwikinga nk'uko muri kubibona ku mashusho. Iyo modoka iki cyuma iparitseho gihita kiyimanura munsi y'ubutaka, cyo kiragenda kikayiparika. Iyo rero ya modoka ayikeneye by'umwihariko araza n'ubundi akajya kuri ino mashini akongera kuzuzamo imyirondoro n'imodoka ye. Iki cyuma nk'uko cyamanukanye ya modoka kirongera imodoka kikayimugarurira kikayigeza hano hejuru, hanyuma akinjiramo n'ubundi akajya aho yaragiye mu kazi ke ka buri munsi. Si ngombwa rero yuko uri buze kugenda ngo urahura na ba sekirite b'iwacu tuzi, za kompanyi zisanzwe zicunga amaparikingi, rimwe na rimwe baranaguhenze ukavuga ngo bakwandikiye ko waparitse nabi. Ntago hano muri Amsterdam bibaho, imodoka y'ubwayo iri parika. Bamwe rero mu baturage by'umwihariko abakoresha uno mujyi cyane cyane abatabimenyereye bavuga ko ari ikintu cyiza kandi gikomeye, kuko usanga kenshi na kenshi mu bihugu by'iwacu ku mugabane wa Afurika n'u Rwanda rurimo, parikingi usanga zifata umwanya munini, aho ushobora gusanga nibura mu nyubako imwe amazu agera kuri 5 yose yaragenewe parikingi, nyamara ayo mazu yakabaye aturwamo n'abantu, ahubwo hakaba hari izindi parikingi. Munsi y'ino mihanda muri kubona haba harimo amaparikingi, munsi y'ano mazu hasi kure cyane niho izo parikingi ziba ziri. Niba rushimwe bihoye Keve Christian, iyi ni BTN TV, ndi mu Buholandi mu mujyi wa Amsterdam.